ariko Imana yadufasha kugira ngo tuvuge bikeya dushoboye ibindi mwuka w'Imana. Amen. Turashimira mwebwe mwese Imana yongeye kubagera kandi kugira ngo turaganira ibintu bitatu. Turashimira Imana cyane kuba mwene data yanjye uze kuvuga henshi umuntu w'Imana yo kuba akorera umurimo wa data kandi umushimira cyane mu Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Tuvuge gatoya y'amahame akorerwa n'isimuka icyo duheraho urebe uko abana b'Imana bagenda basiga abandi. Abantu bose bari mu isi uzabariza uzabaza bafite umugisha w'Imana bafite ibintu babo. Tuzasanga igihugu gifite ubukire gifite umugisha ka Israeli ngubwiye ngo uzapfuye gutoka gusa hari igitambo batanze ndagira ngo tugihereye utangire kwibaza wowe ubwawe imyaka yose umaze n'umukristo bimwe muzi umaze gukora zindashikirwa muzibuka kenshi Imana tiyotangara ufite amazu ufite ubutaka ufite imodoka ufite indege ufite amafaranga amakofefo ibihumbi za miliyari itangara uburyo wayishuriwe kubiba no kubika aho uzaba. Ndagira ngo abakozi b'Imana bose tukazira ngo Imana izahinduka izahora ari kurya iri. Reka dusome icyanditswe kimwe n'amagambo makeya tugiye gusoma aho ureba igitambo ubwacu kizagitegeka ibintu biba. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ni kurya yamye bamwe bazasiga abandi kubera ibyo bakoze. Ntabwo wakorana n'Imana ngo uvuge ngo uzapfa guhagarara n'umugabo watanze umukobwa umwe w'ikinege akamwica akamushinja kwicana no guca umuriro ugatwika umukobwa rero nurangiza uvuge ngo nje nzahagarara n'ifita wenda niyo mikorere yawe ifite undi muntu uko wumva bimwe niyo uzoza ubirebera umenye ko hari abantu bageze kure. Amen. Amen. Kamere data someye cyanditswe mwese muzi benshi cyanditse mu gitabo cy'imigani 8 umurongo wa 14. Soma aya magambo gatoya hanyuma soma ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro nanemerera gatoya aya magambo ndayavuga nihuta bara atatu nyarangize twijire mu kintu cya kabiri nafse umwana mutoya dufata. Amen. Batangira kwibaza va utangiye gukorera Imana wapuye ugeze kurasatira kure. Iyo uri intwari y'Imana usiga abandi. Ntabwo umukozi w'Imana agenda kuko abandi bashaka agenda kuko Imana ishaka agenda kuko kwizera gushaka. Ntabwo umukozi w'Imana agendera mu kivunge n'ikigari agendana n'abandi bafite iyerekwa bafite gusenga bafite kwizera bafite imbaraga bakora Imana basenga dukomere Imana nabo kandi kubera uzagera kure nabivuze kuva kare Eliya yabyaye Elisa igihume. Haleluya, haleluya. Paulo wari igihume azara Timoteyo undi nawe Mose azara Yeshua. Ndaza gusoma amagambo abiri nimuza kumenya ko kwizera gusanzwe no kwizera kw'Imana ibintu bibiri bidasa. Amen. Yasashi. Amen. Twese turabishwe azagaruka kwizera kw'Imana baho ari hari abagabo b'Imana baho bazavuga ijambo ya prononce ijambo ikirere ibimukikije abapfumu abarozi imyuka yo mu kirere abadayimoni turi maso ugatete hari abagabo b'Imana ashobora kwinjira no gutera ijambo cyangwa n'ahandi ibindi bintu byose muri kintu cye ijambo avuze si ryiwe ni ijambo rizagemezwa n'ijuru rivuye mu mukozi w'Imana nangize. Haleluya. 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 Tabuzahwana na Israeli icyo bita staying ni fora nwango fora ifitwe na Israeli batanze Isaki umugabo bw'Imana ngo n'Imana
Imana y'abango mushize hejuru. Israeli tizisaba ibiryo ahandi, tizisaba amafaranga ahandi, tizisaba abanyabwenge ahandi, tizisaba imbaraga ahandi, tizisaba igisirikare ahandi. Nibo ahubwo isi yose isanga Israeli. Sashimwe cyane. Nurangiza wowe ubugugu amatiku n'ibyo utanduka bivuga imbere yatoye mu kirere oya. Hindura system ubuzima bw'Imana. Soma 8:14. Kunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Haleluya. Nifuza kusoma hagati. Tumitifuza cyane. Haleluya. No, reka sire muri iri jambo. Namara kubisubiramo. Wibaze imisengere yawe. Gutura kwawe. Niba ture yawe yakwitondo n'ubwo bandi wabungu. Gukunda Imana kwawe. Kubaha abashumba n'ababyeyi kwawe. Kubana n'abantu amahoro kwawe. Guca bugufi kwawe. Kwiyiriza kwawe. Urwego bigeze. Ntabwo Imana ireba mu muntu yasinze gusa. Tinareba ngo Canada Pasteur. Tinareba ngo wavuye Kongo cyangwa Burundi, Rwanda n'ahandi. Ireba nimba uri fasha. Ikongera ikareba nimba uri kizu. Ikareba nimba ugendera mu matwara y'ubwami. Ntabwo Imana yigeze kuvuga ngo nkunda abanyanga. Oya. Amen. Bazamuri Imana. Haleluya. Nangu baza mugenzi wawe wese ukunda Imana kugera ku rwego uyikunda akaramata. Sawa si ibintu byose. Nangu nkunda gusenga. Atarasenga n'umuzima nababwiye ku mama hano ngo umuntu arakizwa imyaka 20 igashira ayimaze mu rusengero akamara 50 atariyiriza n'ibintu nari ngoma yinga yiyiriza asenga yiyiriza inga muri tuvuze mu nibyo byerekana kuzaja mu ijuru ariko tunavuga umugabo ukunda ni bangahe bazabasenga atariko twese dusengera dusese dusengera imiryango y'abakesi bibi abana gushaka dusengera akazi mu kiyongera promotion si nanje ndabisengera turi nasariko bangahe bari basenga ngo Mana dukeneye Yesu kandi kuba tutamufite dufite irungu bangahe bari baje mu masengesho biri Imana masayina ngo Mana nabuze Yesu rero twatse tuzamuri Imana haleluya haleluya ibintu nisi dusengera n'abagabo b'abapagani n'abagore b'abapagani basengera abana babo gutsinda kubona za diplome akazi promotion n'ibindi mitwebe no munki impunzi cyane gusenga iyo bigeze ku rwego rwa dossier umuriro uraka kugira ngo rero umuhanuzi wenyine kandi we ugasanga ahantu ga dossier tiyohanura ibindi tiyovuga ibintu uzanyuma ya 2025 oya aravuga ibintu uzana urwego rw'uko ngana hari abagabo b'Imana bageze kuri bakunze Imana irabiyereka Imana tubera haleluya ishobora kukwiyereka birenze ukuyitekereza nawe ukutekereza Imana izagenda kwiyereka kiwango cy'amafikira yawe amen. Soma y'amagambo. Kunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Uri basamu ibibazo bitatu. Imana wayigeneye igihe muri kalenda yawe y'amasaha 28 y'umunsi. Umunsi turi amasaha 28. Icyaka ukunda Imana bitari imigani urayikunda. Dawudi yabwiye Imana ngo sinzo kwivuga njyewe ndi mukindi gihugu ntaragera mu Kenya nasomye kuri muzungu umwe wasenze aje kubwira Imana aribwira ngo nje kumara iminsi 3 nkubwira ngo ndakubwira sinsengera abana sinsengera umugore sinsengera ibyo byasanzwe kandi uzaribona nje kukubwira gusa ngo ndakubwira amen. Abantu twagize kuri warangiza Imana ikazi gukorera ibintu birenze ntabwo Imana gukorera ibintu birenze ariko wagane cyane kandi ubwo gukorera ibintu birenze ariko bashaka kwipushinga cyane oya iyo gukorera kubera umutima w'ikizere bifitiye haleluya udashaka n'Imana umwe hari ibintu biburiramo abagabo bose bari hano banyuze mu batanu ninde bari waje gucumukero akoresha abantu n'abahinzi by'abana ikinyoma uzutangira kuri kimwe usome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro aho harangiye abagabo b'Imana tibona kwirenganya ishobora kuba wenda ari inkomoko z'abandi nabo bagize ubugugu hamwe aho ukomora inkomoko nawe bagira ubugugu nawe ukabwira tibotanga cyane tibakubwira amaturo wowe urasirimba nurangiza witaye cyangwa uraza gusenga ku manywa nimugoroba ntuse kubera nta mateka y'igitaramuzi kibo kurenganya ni ukuvuga ngo titunazigane buzagera namwe tumuzi ko zagera kandi kingezi suko jewe kona mpaka cyane haleluya amen kingezi nuko zagara imbere yanjye
kuzahagarara bizansaba kurwana. Yego. Amen. 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 Ababwire bene data abantu bose badasenga tibazi banga ry'abadayimoni bamanukana na Satani triliyoni z'abadayimoni bananutse abamarayika bagomye bahita binjira mu murongo w'imyuka mibi banga abakristu banga amago y'abera banga abapasiteri basenga banga abadamu basenga banga abana bakijijwe banga abayumve b'abanyamuka abo bagira ingorane zitabaho. Iyo rero wowe udasenga ntubuze amakuru y'izo bashaka ko abadamu bakorogana imiryango itandukana amatorero apfa gusenga gushira. Haleluya. Unemere somo iryo jambo atarasoma. Ashimizina. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu Yesu. Uzayishurira hano gatoya. Ko bakeneye abanyamasengesho bararwanya. Tutategiriya. Ntabwo ari ugusenga biri muri zimigani. Bene data reka mbabwire iyo muzeyi nani mumisha basenze. Imiryango hano hanze abantu ni ibibazo na sinokubwira ni ingorane n'intambara. Birasaba abanyamasengesho bihari. Amen. Tutegereza amasengesho ya Daniel oyakinisha. Wasengeye ngo Imana ikawubabarira. Bategereza amasengesho ya Ibrahimu oyakinisha. Nibyo tuza gusoreza. Wasengeye Loti amukura mu muriro. Tutegereza amasengesho ya Eliya oyakinisha. Wamanuye imvura yarabuze. Haleluya. Amen. Usubira ngo abanyamasengesho barabanye turahwanye hari ikibimwe ivyihebe. Biramwe no ndakimana tako. Turaza gutinda ku magambo abiri mugoroba. Ijambo rivuga ngo Imana irashoboye n'ijambo rivuga ngo Imana. Dieu existe. Dieu a Imana si ibintu yigira sizo yikora irashoboye niba yararemisi kumukabira ikibazo si pomata akantu gato komera amasha Imana kukumara iyo ngwari bakama ikaranga n'ubusa. Ashimizina Yesu wazizabazimu akoriko ndezongeraho kubera impano zimwe. Haleluya Yesu. Satani ni umurezi wawe azakweza kukasizwa neza n'abazimu n'abanzi bawe banga umuragu uzaragwa mu ijuru. Barangiza ngo sinsenga umwana wawe atarasenga. Umugore mu gihugu kimwe niwe wabwiye Imana ngo umwana wese azakwita Munda yanjye ariko atazaraga ubugingo buhoraho takaze mu nda. Iyo nda nishaka n'ibyo izavamo cyangwa sinkamusaba uwo nzatwita Munda umurokore ariko atazaraga ubugingo buhoraho. Iyo sonti bikaba. Yego. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Abantu rero gufite abantu batanu batandatu barindwi umunani aho n'abana bisezerano barabimenyereza bamwe mwaje kuvuka gusita makuru biragusaba kubazima. So ijambo ry'Imana 12:10 tuzamuni Imana ngo bene data biragusaba gukanguka cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Rero kubiya ntangaje cyane tabusi ibyo abazimu bahe bakora none. Umugore afite umugabo umugane gatoya ngo ashake n'undi mugabo kandi umugabo ha ahubwo afite umupasiteri akakogana n'undi gushya hafi gufatana mu ishati bose ari abakozi b'Imana bafite imisara. Urafite umwana kanga kumvira se na nyina ari bo bafite ibe bamufuye kumbisha. Urafite Amen. Amen. Kristo akamara imyaka 10 ati umukristo w'urukundo. Kora we. Ninde badabajanye na kora ninde. Kora Datani Abiram. Iyo wabiye ku murongo Imana ihagarara. Ngasome magambo tu. Namutubire inkuru y'umwanzi cyane. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama. Kandi abasoma 12:11. Mushaka kusoma bakareba katsire. Akarinde. Mwijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacu. Amen. Shaka kusoma ndagira mbabe some ku 12. Fata Bibiliya yawe urebe imigambi y'umukirere hasi. Rero kurasengera ibintu bikabyanukanye. Abandi bageze ku rwego basengera imyuka irwanya gutuma muri nayo byose. Nuko rero wajuruwe namwe abari bamo ni mishi
naho wowe wasiwe wewe guhera Kenya, u Rwanda, Kongo, Amerika, Uburaya. Ariko ndi muzi zaho gusambanya Uburaya cyangwa Amerika, abantu benshi baribike. Urasenga uzagareyo urwanye nke ibigirwamana birenga nk'iki. Bari bagiriye goro gatangira gutekereza. Turi nase ko beneda. Wewe wasiwe, wikwishima. Naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mu gushishishano kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi azi yuko afite igihe gito. Haleluya. Amen. Impano yo gukiza indwara n'impano yo kurobanura inyungu niyo baza bakora muri department yo kumenya imikorere y'Imana. Iyo hamanutse mu rusengero impano yo gukora ibitangaza n'impano yo gukiza indwara ni akaboneka abakozi b'Imana bari impano amavuta yo gusengera indwara gusa, ariko cyane cyane abafite guhabwa kumenya bakaza barobanura inyungu nibo bamenye muri ya muntu umwuka urimo umuntu. Kenshi murabizi ko Satani isiresha n'abadayimoni mubabaza bakavuga ariko abuzuye umwuka w'Imana. Haleluya. Nibo batahura bakamenya neza inzira z'umwanzi zarizo n'uwashatse kuvangira abera nabo bafite iyo mpano. N'abantu ni mu kirere gusa n'ikigara. Umwanzi tiyamanutse anezerewe. Niba usenga ntiyishimye, niba ukizwa neza ntiyishimye, niba utanga ntiyishimye. Uribaza ikibazo kimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Abagabo b'Imana bageze ku rwego rw'ikibihanda. Dawudi afata ko yatarija azana igihanda. Abwira Imana ngo zagutangira za golden zagutangira amabuye y'igiciro kandi ibintu biraho. Yego. So umugabo w'Imana Imana yabwiye ngo so igitabo cy'itangiriro gatoya. Haleluya. Amen. Haleluya. Kandi ukafite yanje tange kwibaza. Imana ni umukire yabwiye abakristo ngo nzabamugisha sindigana. Bazamu Kristo n'usana mu gitondo karamandia imbere y'umurozi imbere y'umusambanyi nubwo afite amafaranga. Amera gusabiriza nshuti yanje kandi kumenye ubwira zaveneza manga ya benya kanguka umenye umukorana kandi kumenye umuntu se manzo ishuri guse uri wabwira umuzungu murayi yabwiye imwe mu bagabo b'Imana muri Afrika y'Epfo ngo ndashaka gusapota ingere kwa mugabo w'Imana ngo reka nzagusubize arasenga wale n'ijoro Imana inamubwira ngo uriya mugabo wakubwiye ko ashaka gusapotinga kugufasha mwiyerekwa akorana n'ikuzimu kandi dore inzu yiwe aho iba kugira ngo yari kumwereka hafi y'inyanja ya Pasifika. Urute mu Tanzania ngo iyo gahunda uzafasha abandi uje tuzamura Imana mu fuko bafiye sashime cyane. Tambi Imana yigeze ivuga ngo izagutererana, tambi Imana yigeze ivuga ngo uzayishaka uyibure, tambi Imana yigeze ivuga ngo izakureka. Bibiliya ngo ndi kumwe nawe iminsi yose kugeza kumperuka y'isi. Praise Imana ishubero. Haleluya. Sibibi abantu gusabana mu buzima busanzwe rimwe na rimwe, ariko iyo bigeze ku rwego usanga utuka amashuti yanje ngo bavanze amadosi siki ni ngaho udafite Imana icyizere ko yokiza indwara ikagwa n'umukiri ikakugeza na kure kubiki Imana niyo kwizera. Sashimwe cyane. Soma aya magambo tu bazi Imana benshi ni cyo bagenda batangira. Soma ijambo 8:20 igitabo cy'Itangiriro. Imana umugisha mwese mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Imbaraga z'igitambo abagabo batambye Imana iravuga ngo bigira. Abagore ko batambye Imana iravuga ngo bigira. Igitambo kiza gituma Imana ivuga ibintu itari yaraye. N'abakozi b'Imana bazabaje kugusaba umugisha bishimye. Haleluya. Haleluya. Gasaba umukozi w'Imana ariko hari ibintu bimwe zamwisobye muri gahunda y'Imana. Ndashimira Imana kuko urusengero muzukuri kuzimana yishuriye abana bayo kugira ngo bubake urusengero ruhesha Imana icyubahiro bingana. Tukomere Imana mushimira abashumba. Abagabo b'Imana bari mu basalomo bafite ibintu bakoze inshuti yanjye. Ntabwo Imana yoguha ubwenge no kujijuka n'ubuhanga nta bintu bakoze. Soma aya magambo. Nowa yubakira Uwiteka igicaniro atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Inyamaswa zose ariko tekereza iryo jambo. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe
Uwiteka aribwira ati hagarara gato. Imana yari kwibwira ikintu mwabashumba itahumuriwe. Aho yo kwibwira ijambo itashimye. Ariko mwakoze Imana. Imana idufashije tukihana ubugome, tukihana ishari, tukihana urwango, tukihana kwishira hejuru, tukihana uburyarya kugira ngo ituro rizashime. Ndivuga imbere y'Imana Israel. Hari ibintu ushobora gukora n'ituruka ritangana. Tirishimwe kubera ibintu ukora Imana yanze. Oya Kayini ndabaza kabazo. Yaratuye cyangwa ntiyatuye? Oya reka tubazane gatoya muri aho. Katuzamura Imana ngo Kayini yaturiye Imana cyangwa ntiyaturiye Imana. Katubazane ngo abashumba bacu bari batukuri. Yaratuye ntiyatuye? Azarashimwe ntizashimwe? Aho kandi Abeli zageze basa bareba hano. Bakareba nimba utari injyana. Bakareba nimba amategeko y'Imana uyubahiriza. Arimo no kugira neza imfuzo n'abapfakazi n'abandi. Nimba utokandagira bakene, nimba utopirata kwantu kubera abana babizi. Warangiza tubatura ijuru. Abagande b'abanyangore no bita bazita akahoho. Ngo uzaza ukazagira mu ijuru. Imana igahumura. Hari abadamu benshi batura amaturo n'abapasiteri bayatura. Imana ikaba umwana wawe asigarangiza kaminuza kubera ituze. Wakomeye Imana nashita kubera iko bakora Imana. Oya abafarisayo n'abasadukayo baratuye tizashima. Uza wibaza ibintu bimwe n'imukora n'amagambo bababyiritseho atari meza imbere y'Imana ko zosabwa bisha kudashimwa. Amen. Amen. Buri kintu cyose umuntu akora gifite igitabo cyandikwamo. Njyewe mbona niba nakoze ibintu ariko bikoresheje uburyarya kandi nkaba natwe n'ubwo notanga amadolari 1000 y'amusa ahangaha batuze muri turishwa. Imana ikamenya ngo ubona ari kuzusukira. Bakwiye ngo genda amenyesha abantu bose kasarani kwagaze n'utorera muri I.P.C.E atanga amadolari. Ni wenda ubwo atitwaya we barangize arayatanga. Siko meze narangiza WhatsApp zarangiza mu ngahembana na apanima. Turimo asabire gato. Uzotinya ikintu cyose ari amasengesho ari igikorwa cy'Imana ukoze. Nimba achakora Imana gusa nababwiye ku mama reka mundi bayisenga niho nagize ubwoba. Menya ko mu gitabo mu bitabo bibaye narizi ngo hari igitabo tugiye uko natekerezaga. N'igitabo cy'urwibutso imirimo wakoze. N'igitabo cy'urubanza ibyo wakiraniwe zose uzaburana. Ariko sinarizi ko hari n'igitabo ziki zo kwiyiriza. Mwera waratsa ko natanga n'abatima uteye ubwo nibakizana zosanga nariyije kanga ko abantu bamwe 50 barufata rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu. Gusoma ibyanditswe sinabari abana b'abakobwa n'abahungu bandi batoya bari bagindimba. Kenshi amafoto mureba muri telefone n'ibyanditswe mufite mu mitwe yanyu ubikompayarinze gutya biranganike ukureba mu makwe none n'ejo ejo hawe hazaba gute niba nta byanditswe birenga icyo mufite biraboneza mu muriro abo mugane cyane n'abari rero datarika mbabwire muri abana batoya ari ejo hanyu ni heza kandi Imana irategura mu buryo bukomeye iyi korali abayiyoye Imana ibafashe ureke gutinda cyane mu bintu bingibi dusiga bisanzwe. Haleluya. Amen. Ifoto y'ubojeba cyangwa rimwe n'imwe kandi gatoya ari ufite ibyanditswe bingana ufite amafoto arenga 10 n'abakuru. Amen. Amen. Soma twumva icyo Imana yakoze. Kagira ngo Imana gusa iraho. N'ababyeyi b'abantu barashima iyo umwana yitwaye neza yakoze neza wenda kabiri mu muryango ankanzwe Imana bakoreye itareba nk'abantu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka sozi kinyiki gatumva. Uwiteka humurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati sizongera ukundi kuva mu butaka kubw'abantu kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi. Sizongera kugira kuva mu butaka abo kuyeho cyangwa uratari uracyariho gute? Kaba Kristo. Oya niba Imana ivuga ngo sizongera kuva mu butaka urongera kuvume cyangwa ukirashize aho kimazwe nande biramureze mu mugabo no biramureze ngo wewe n'Imana mnahagije. Yes muramutse gatoyi mubwire ngo wewe n'Imana mnahagije kwa igikorwa cyawe gitiro yaragaze bahara abwira Imana ngo nashamburiye dati we nahere uriya mugabo data wari ufite igidoma niyo nabanje gushambura ngo arangize kumushamburira abwira Imana ngo jewe nabo sinzozi mbona abanyamahanga batatanye nabonaga amarobe ananditse ngo abanduke umugabo w'Imana basobanuraga aramubwira ngo iyo ni ikota ari ngo arangize karite puwagaze imbere y'abantu puyoboye korali y'abamama Imana izi gufasha wewe umwe mu bayobozi
haleluya uzugira kamere isa n'abazagukurikira dukomere Imana cyane ntabwo bagomba gukora igikorwa cy'umuntu usigara Yesu ashimwe cyane uzaba usugenzura hamwe mu handi Imana ikurebera mu kuntu ukora katurangiza aya magambo gatoye hanyuma tubone kwinjira mu ijambo rya kabiri Yesu ashimwe cyane kadusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'imigani 18:25 muyangana cyane aya magambo ko atatu arashaka kugira ngo dukangurire kumenya ugezehe mugukorera Imana ni wowe gafite inyungu ntabwo ari abantu bose muri I.P.C.E umuntu ukora ku giti cye kandi kurabigisha umwana wawe kandi uzobana na Yesu wambaye imyenda y'ibyo wakoze Bibiliya ngo mvuge kabakiranutse bazavuga neza Yesu ashimwe cyane n'abantu benshi basanga gahunda ze zose ni hano ku isi tuzasiga barategura abazasiga tutagutegura abazaba Yesu ashimwe amen soma twumva aya magambo cyane umunyabuntu azabyibuha 24 yaravuga hari umuntu utanga kwiragiza agira gute akwiragiza yasenze turi maso yego yiyirije uko Imana guha ubushobozi hari umukene yagiriye neza aho mu mateka y'ubuzima bwe imyaka 5 igiye gushira hari imfuzi yamwirase aho mu rusengero rw'Imana umushumba y'ibikorwa kera bakaba arimo sashimwe cyane abantu bataka mu kanwa kari kibazo yagize cyuzu nawe kera akaba arimo karagira karakwiragiza cyo bita kunyanyagiza Yesu ashimwe mu gihe abandi ubwonko bw'ubugugu bwafashe kuvangira ngo yakize iwe gusa icyo ashaka ni ukumukorera iwe tiyo wazamuka ukuboko gusa y'ukwibe uhora hasi iyo umuntu atanga ukuboko kwe kuba kuri hejuru usaba kuba kuri hasi ngo ni hamwe sinzi niba tubizi hari umuntu wari waje gutanga akagira gutya azagira gutya uwakira akagira ate aho wowe karakwiragiza niba ari umudamu niba ari umupasiteri niba ari umuvugabutumwa niba ari umuhinzi gahunda ze zirihuta zarangiza nyamara akarushaho kunguka ko tukwifurije kunguka Yesu ashimwe cyane ari niba ukora niba udakora tubitegereze inshuti yanjye reka mbabwire turi maso ariko bene data iyi Bibiliya niyo abanyamerika bubakiyeho igihugu cyabo abahanga babizi neza murabizi ni God trust twizeye Imana iki ni igitabo wowe ugenda ugaterera gusa mu cyumba ukazongera kubisoma n'iyi cyanditse mu ijambo rivuga ngo nzaguhindura umutwe niko iryo jambo ryanditse hano urarifite ubana nabyo mu gitabo ugendana nabyo ku kazi none neza abanyaburaya ni iki izari si igitabo ni iki si dictionnaire ni Bibiliya iyo wayitwayeho neza umugisha ugomba kukuza wayitwaraho nabi wasitara ni umuvumo nta kindi kubera uko wanga Imana uko udakorera Imana neza uko ukorera Imana uko nonwa niko ibibazo biba kuri wewe bikazafectinga ndetse n'umuryango kubera wewe wirasega kwa pasiteri n'itorero ry'Imana n'ubwami bwawe wewe ibizagukurikirana ntibamenye amen amen sinzi niba turi kumwe bene data tuzamure Imana aho zose biva muri wewe zose biva mu kumaramaza kwawe zose biva mu kwitanga kwawe Where's my instrument? Hallelujah! Utarakwiragiza tubwira wa kabiri. Kandi hari uw'Imana birenze urugero ariko we bizamutera ubukene wari Imana birenze iki? Urugero. Ako sinkazi. Imana birenze urugero. Nimba zabakima n'abana b'intumbazi. Bara abantu bagira umwaka uburyo n'abana be bishisha gufata akantu kabo. Ubwo byararenze. Bona umuriro waramwakire nyine mu rwego rw'ubuvuzi neza kubera n'umwana we tiyafata ku gikombe ngira muti niba abandi za umva abakozi b'Imana umukozi yagana agakombe kwita musinzaho tuzishura wowe ndiko gutika gatoya ngo kameneke kweli ubukristo bwawe uracafite ahantu bakemanga byo bidakwatse mu gitondo ushobora kuba warabaye igisitazo utabizi amen gaisoma rero gatoya 25 umunyabuntu azabyibuha Imana imumushabize mfite kandi uvomera abandi nawe azavomererwa Hallelujah Hallelujah Imana y'Imana wacu igwishurira amabanga y'izambara reka nkoresha iryo jambo wa mugabo we ubwo ubona wambaye neza wa mudamu ubwo ubona wambaye neza wa musore ubwo ubona neza wambaye neza wa mugabo we nuko nyine ukora ugahabwa umugisha n'Imana
mu ijuru rero uko biteye uko uzakorera Imana cyane niko uzahabwa ibintu birenze cyane. Yesu ashimwe. Umugabo w'Imana yatanze ibitanda 1000. Imana yo nguhaye ubwenge. Uretse no kubwenge abaperezida bose bavaga iburasirazuba bakaza kwa Salomo. Imana iranamubwira ngo nguhaye n'ibindi utasabye. Yesu ashimwe. Takintu kiva mu busa tikizava mu busa. Yakobo nubwo yariganije yamaze kweza isinyama avuga ijambo. Haleluya. Hano umushumba yabitubwiraga yamaze gutanga umwana atanga imfizi 3 bazizanira pasiteri wiwe avuga ijambo. Munene gato yasoma aya magambo. Tuzamura Imana nk'uko bere dasi. Ukora iki? Witanga bingana iki? Ukorera Imana bingana iki? Zoba no gukura mu rusengero cyangwa kumwe na mwana. Ko bagutegura intebe n'ibindi. Ugezehe. Yesu ashimwe. Uretse kumva gusa ko wigira nk'umuyobozi gusa nuko bikarangiriraho. Ubundi buzima busanzwe Imana ikureba mu mutima wo guca bugufi bingana iki? Ku buryo hari ijambo yawe. Nta muntu uzuvuga ijambo atishimye bivuga imbere y'Imana Israel. Haleluya. Nta muntu wo gusabira umugisha atishimye. Niga iyo gusabira nk'uko rimwe n'umukunzi kumwe. Ariko amateka yawe uko byanditse umuntu azavuga umugisha bitewe n'ikintu cyamukoze. Reka nisome gatoya wenda twateganije kugira ngo wumve iyo abakozi b'Imana bafite icyo bakoze iyo bikoze ku mutima w'abakozi b'Imana babonye bavuga ijambo. Soma igice cya 2:20. Samuel wa mbere. Some twibuka gatoya. Kandi Elisa asabira umugisha Elukana n'umugore we ati Inde. Kandi Elisa asabira umugisha Elukana n'umugore we ati Uwiteka. Oya uwagaze gatoya. Umugore yogera ku rwego atanga imfizi 3 kugira ngo bazizane pasiteri. Wawe niki yari yabo ntabuze amafaranga ntabuze ibiryo ntabuze ibintu ariko iyo ushaka umugisha uzokorera umunyamugisha hanyuma ibintu bikakuza kandi ubwo rwo wenda n'abashumba n'undi muntu wari wese umunyamugisha tubwira ngo abantu bose yokurandika ikiganza umugisha kuza. Amen. Abantu bose gutongera umugabo umugisha kumana. Elisa arabangore kanseri ngayesoma aya magambo. Kandi Elisa asabira umugisha Elukana n'umugore we ati Uwiteka akugwiriza urubyaro kuri uyu mugore. Yesu we akwituye kandi nani umugisha ngayesoma subira. Kandi asabira umugisha Elukana n'umugore we ati si ibintu yari yazanye ana umwana amaze guturuka amuzana mu ikanisa. Ababyeyi abafite abantu 5-6 Imana ibatestinga kamango ndashaka umwana mu ikanisa kandi bane wasubize ariko wa 5 musigirana abo bishobora ndabashije. Baya ngambisizo nuko ekatetireke tuzamuri Imana mukomeze. Kabagore barataka ana nazamuka urabyibaza wiki Samuel yakutsa umukarinda. Yesu ashimwe cyane. Tamaryogo yigeze arangwa muri Samuel arenda ibijya ngo Imana tiyemerera Samuel wavutse muri Ana ibintu bifite aho bikomoka urimwe mu nzira zotuma abana bawe bazahirwa cyane gute kubera ko witwaye kubera kutarindana kubera kutarumuza kubera ko udakubagana cyangwa kubera kutagira akavuyo no mu muhanda gutya abana bawe bohirwa kuzarinda batuye. Yesu ashimwe cyane. Uzutinya abagabo n'Imana n'abagore bihariye abo ni abantu bihariye suko Israel itari yuzuye abantu ariko niki cyatumye Samuel reka amateka yihari. Nyina na se batambiraga Imana baje gishiro buri gihe nawe ushatse wasenga ushatse tusenga ushatse watara ushatse tutarama aho bizagenda bingana nawe. Yesu ashimwe cyane. Ukusenga cyane nikugira imbaraga nyinshi wasenga zikabana uko witanga cyane nikugenda mu kandi nikugenda wavuga wasenga nako bakoraga n'ibintu 3 zavuzwe ni Yesu wabivuze yavuze gusenga avuga kwiyiriza ku gice cya 6 muri Matayo avuga ukora. Yesu ashimwe cyane. Rero usanga abakristo benshi bagutse bakajyana ibintu byose zova mu gusenga gusa umuntu ashobora kuja gutura iturari bamuze perezida w'iwanyu nubwo ntabwo izina rye. Amen. Afite ibintu ashaka ukaba rimwe na rimwe hari igihe gutanga kubibona kandi wowe mu masengero uhasenga iyo yamugendeye yatanga itu akaba rimwe na rimwe akaba yo gutanga kimwe nuko atugutanga ariko mvuze ko ari igihe nawe yo gutanga tiwo zumva ngayesoma aya magambo.
Uwiteka akugwiriza urubyaro kuri uyu mugore. Akwituye uwo watuye Uwiteka. Akwituye uwo watuye Uwiteka. Nuko basubira iwabo. Amen. Yes, ashimwe. Amen. Iri jambo rivuzwe nande? Si umuhanuzi w'Imana. Abarivuze yishimye cyangwa atishimye. Yari yanezerewe kubera ibintu yabonye. Yes, ashimwe. Amen. Sashimwe cyane. Amen. Twinshi abantu bageze kuri iyi gahunda yo gukora Imana. Umva bavuga ngo none nibo bashaka kwikorera n'abandi. Genda umenye ngo ni wewe bizambika. Ni wewe bizagirira inyungu. N'abana bawe bazahirwa. N'abana b'Ibrahimu bahirwe. Nyuma yo gushaka gutanga Isaka, Imana ikamwa urubyaro rwose rwa Isirayeli ruhabwa umugisha kubera nde sekuruza Ibrahimu. Yes, ashimwe cyane. Amen. Katuye ku ijambo rya kabiri. Nifuje ko tuganira amagambo mu buryo butandukanye.